tukiri Bozize TV aracyafite impano shuwa de shuwa iri kumberi ngo afite indirimbo yatura abanyarwanda bose akaririmba neza bakamwumva. Turi Bozize TV. Iyo dutuyemo tuyituye muri karisi witegereze nabwira ngiri oya utibeshyera ahubwo yo witegereje neza ubona iyi si zenguruka bayituye yo mpamvu umwanzi atakiyakora ahora yabonye mwicaye hano ajya kanuhunika ariko muhumure mwese so yarangije no azahora kugomiteka bari baragize ngo yarapfuye ahubwo arasinziriye kugira ngo nuhumeka kingo kikure bihuganika ruhumare abanzi bamushinyagurira bagira bamubwira bati ibigeragezo bivane mutaraba agiye kuba tukizagira nimubihorere ntabwo bazi ibyo bari gukora yo mpamvu umwanzi ahora wakanuye ahora asasabiriza ko mutagira amahoro dore niyo mpamvu yahagurutse agahagarara atugabiye ikintu kitwigitero akita korona virusi ariko umwanzi ahora akanuye muhumure kuva Yesu yahagurukanye n'abamarayika ava muri iyo miyaga kugira ngo ibiremwa byiwe bitavaho bigahungabana umure Yesu yarangije kuboneka haleluya Yesu yaranesheje. Banyarwandakazi muradukurikira kuri Bozize TV nguku uko twitwa urakora share subscribe na comment andika ijambo Bozize TV udufashe kandi ugifite impano yo kudufasha Imana igumugisha. Turi rukumberi uyu yitwa Shuwa aradusubije atwese impano ngo ayimanye imyaka 70 yavuze 32 ubu yuje imyaka 70 aradufashe nawe wasika imbavu zikavunika zigacika sigamenye yavuyemo. Turi Bozize TV.